Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana ishobora byose, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye urukundo rwawe ku buzima bwacu, ngushimiye ko uduhaye uyu mwanya ngo tuvuge ijambo ryawe. Nsengera imitima yose igiye kuryumva kandi nanjye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazaniye ijambo ryiza rivuga ngo Imana ni Imana. Burya Imana ni Imana. Dusome ijambo ry'Imana, kubara 23:19. Kubara 23:19 aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ikibazo, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Reka dusubiremo. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntibizasohoza. Ibiremwa byose Imana yaremye byaremewe kuyiramya ndetse no kuyinezeza. Nubwo hari benshi batabiha agaciro cyangwa bagatakaza icyo baremewe, burya hari ikintu kimwe kibabaza Imana, ni ukubona abantu Imana yaremye, abizera, bashidikanya ububasha n'ubushobozi bwayo. Reka twibaze, ubundi biterwa n'iki ngo abizera bashidikanye Imana? Dore igisubizo. Hari abiyita abakozi b'Imana bayibeshyera, bigatuma abizera bato bata umurongo, bikarangira iby'Imana ibabwiye babifashe nk'ibisanzwe, bikabatera ndetse no gushidikanya. Kubera ko buriya abizera cyangwa se abakristo iteka ryose bizera yuko abo Imana ibahamagariye kugira ngo babayobore, babajye imbere, bizera ko iby'Imana ibabwiye banyuzemo make barabyizera. Iyo rero babonye rimwe na rimwe ibintu babwiwe n'ababayoboye babahagaze imbere, Imana irangaje imbere kugira ngo babashe kubayobora, bakabona bidasohora, make barabeshywe, bituma abizera bato bashidikanya Imana. Icya kabiri, ntabwo bazi ijwi ry'umwungeri, kubera ko ntabwo ari intama zo mu rwuri. Burya intama zo mu rwuri zizi ijwi ry'umwungeri. Yohana 10:27 aravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Reka twibaze, ubundi intama ni bande? Intama ni abizera bose, kuko Yesu ari umwungeri, n'abakristo cyangwa se abizera nabo ni intama z'umwungeri. Kandi umukristo uri mu gakiza ni intama iri mu rwuri. Yohana 10:11-12 haravuga ngo, Yohana 10:11-12 haravuga ngo ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Mu yandi magambo cyangwa se mu yindi mvugo, Yesu Kristo ni umwungeri mwiza kandi ni umwungeri utaragirira ibihembo. Reka turebe urugero rw'intama n'ihene.
burya dore ibyiza by'intama. Intama burya mu miterere y'intama, intama ikurikira umwungeri. Intama iyo umwungeri agiye kuyiragira, umwungeri ajya imbere, intama ikamukurikira cyangwa se zikamukurikira. Ariko ihene, nta hene ikurikira umwungeri, ahubwo ihene barayizirika, bakagenda bayikurura mu nzira kugeza bayigejeje ahantu iza kurisha cyangwa se bayigejeje mu rwuri. Ihene ni ubuzima bwayo bwose ni ukuzirikwa, ihene ntabwo ijya imenya nyirayo ngo imukurikire. Ariko intama umwungeri ajya imbere ikamukurikira. Igitangaje ni iki? Ni uko intama imenya umwungeri wayo, ikamenya ijwi rye, ikamenya imyenda akunda kwambara, ndetse ikamenya n'impumuro cyangwa se icyuya cy'umushumba uyiragira. Kubera ko intama, ushaka gufata abashumba baragira intama cyangwa se abungeri, bose ukabapfuka mu maso ku buryo ki intama itabasha kumenya umushumba cyangwa se umwungeri wayo. Intama yose, igitangaje ni uko intama yose yaza ikagenda ijya kuri buri mwungeri wayo ikamumenya kandi itamwoye mu maso. Bivuze ngo intama imenya umwungeri uko wamugenza kose, wamupfuka mu maso ntibone mu maso ko hasa. Intama yo ubwayo imenya umwungeri wayo. Ariko ihene ziragorana. Ihene irishiri ku kiziriko. Ihene ntabwo wajya imbere gukurikire, kubera ko make ihene ntabwo ijya imenyera, ariko intama yo iramenyera. Niyo mpamvu Yesu Kristo yise abizera ngo ni intama, cyangwa se abera bose Bibiliya bita ngo ni intama. Yesu Kristo nawe akaba ari umwungeri, kandi ngo ni umwungeri utagirira ibihembo. Niba uvuga ubutumwa, Yesu Kristo yakaba yakujya imbere. Ubwo urumva, niba uvuga ubutumwa Yesu Kristo ntakujya imbere, ubutumwa make utwaye ni ubwande. Ubundi byakabaye byiza cyangwa se birakwiriye ko twemerera Yesu umwungeri akatujya imbere, tukamukurikira, nibwo urugendo rwacu ruzaba amahoro. Bene data, bantu b'Imana, birakwiriye kugira ngo twemere Yesu Kristo atujye imbere, natwe tumukurikire, kuko ni umwungeri wacu, natwe turi intama zo mu rwuri rwe. Dore bimwe mu byo Imana iyo idukora. Burya Imana koko si umuntu ngo ibeshye. Imana kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze byose no kubikora izabikora. Reka dusubiremo. Burya Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kubera ko abantu barabeshya. Umuntu uyu munsi yagusezeranya ikintu, ejo ntibigende uko abyifuza, ariko Imana yo ntabwo ibeshya. Kandi impamvu itabeshya ni uko Imana ntabwo ari umuntu, kandi ngo yicuze ibyo yavuze. Ikintu cyose Imana yavuze izagisohoza kandi izagikora, kubera ko ari Imana atari umuntu. Benshi bizera Imana bayirebeye mu biri imbere. Wowe ufite icyo Imana yakubwiye, wavuganye n'Imana, wizeye Imana, hari icyo yakubwiye, ugomba kurebera Imana. Wirebera Imana mu bintu biri imbere izakora, ahubwo yirebereye mu byo yakoze, kuko nibyo biguha imbaraga zo kumenya ko n'ibiri imbere izabikora. Reka dusubiremo. Imana iyo ushaka kureba imirimo y'Imana, ntabwo uyirebera mu byo izakora biri imbere, ahubwo uyirebera mu byo yakoze byatambutse, bikaguha imbaraga zituma umenya ko n'ibiri imbere izabikora. Bene magambo make, bikaguhereza kwizera ko n'ibiri imbere Imana izabikora, kuko Imana yakoze ibitambutse ikabigutambutsamo. Burya n'ibiri imbere izabikora, kubera ko Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Icya kabiri, Imana yasezeranije Aburahamu na Sara, irababwira ngo undi mwaka w'iki gihe muzaba mufite umwana w'umuhungu. Kandi koko uko Imana yabivuze koko niko byagenze. Undi mwaka koko Imana yahaye Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu, nubwo bari bageze mu zabukuru, kubera ko Imana itabeshya yarabikoze. Ntabwo Imana ugomba kuyishidikanya, ugomba kuyizera, kuko niyo kwizerwa. Wasobanura ute uburyo umwana akurira mu nda y'umubyeyi?
kubera ko ari imana irema umuntu ihereye mu mazi kandi umuntu akaboneka. Mu nda y'umubyeyi hakaba imana igafata amazi yarangiza ikagenda ikaremamo umuntu ufite ingingo zose, ufite umutwe, ufite intoki, ufite ingingo zose zuzuye, kubera ko ari imana igafata amazi igashakamo umuntu mu bushake bwayo, mu bushobozi bwayo, imana ikaremamo umuntu kandi umwana akazavuka ari muzima. Muri make bene data, imbaraga z'imana, ibitangaza by'imana birenze ubwenge bwacu, kuko imana niyo ibikora, kubera ko imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze byose no kubikora izabikora. Wasobanura ute se umuntu w'umwana cyangwa se umuntu reka tuvuge umuntu ajya ku ishuri akajya kwiga mu ishuri, bavuga ibintu mu ishuri mwarimu ari kwigisha ukumva ibintu ari kuvuga umutwe wawe kugira bijyamo ubifata mu mutwe, mbese ukumva kugenda ubyumva ubifata mu mutwe, wajya hano mu rugo wundi ukumva kugenda kubivuga ukabisaba mu mutwe make byagiyemo byinjiye. Izi mbaraga zo gufata ibintu mu mutwe wize ugashyira ubumenyi bwawe mu mutwe ukaba ukibwibuka, nazo burya ni imbaraga z'imana. Burya menya ko ibi byose ari imana ibikora. Kujya ku ishuri bakakwigisha ibintu, isomo runaka, warangiza ugataha mu mutwe isomo ryawe waryumvise, uryibuka, warisubiramo, burya nazo ni imbaraga z'imana, kubera ko burya no mu mutwe w'umuntu ni wa muntu imana yaremye, none ageze no ku ishuri, imana imuhaye ubwenge, imana imuhaye ubushobozi, imuhaye imbaraga, agize ubumenyi, agize ubuhanga, abwize mu ishuri, ageze mu rugo arabwibutse, arongeye asubiye mu byo yize. Ibi nabyo ni ubushobozi, ni ubushake bw'imana. Abizera bantu b'imana turabagira inama ngo nimuvane bibiliya mu nyuguti muyishyire mu bikorwa, bibiliya ibe ubuzima bwanyu, ahasigaye murebe imirimo y'imana ikorera mu buzima bwanyu. Ubundi kuva kera, abantu ba kera hari ikintu kimwe barusha abantu bo muri iyi minsi. Abantu bo muri iyi minsi bafata bibiliya nk'inyuguti zanditse, ariko abantu ba kera bo basomaga bibiliya bakayiringira, bakayifata nk'ubuzima bwabo, bikarangira bibiliya koko ibahindukiye ubuzima. Bibiliya iyo ifashe nk'inyuguti ikubera inyuguti, iyo uyifashe iyo igize ubuzima bwawe nabwo ihinduka ubuzima bwawe. Kwizera kwawe ko bibiliya inyuguti zanditsemo cyangwa se amagambo yanditse muri bibiliya ari ay'ukuri, ukayagenderaho, ukayizera, ukagira ubuzima bwawe, birangira n'ubundi koko ubuzima bwawe buhindutse. Ariko iyo ufata bibiliya ukayigira inyuguti ukabona nta kintu ivuze, n'ubundi birangira iguhindukiye inyuguti. Rero bakunzi b'umusaraba, inshuti za Kristo, bantu b'Imana, turabinginga kugira ngo muvane bibiliya mu nyuguti, ahubwo muyishyire mu bikorwa, ibe ubuzima bwanyu. Reka tubagire inama, nshuti yanjye, reka nkugire inama ikomeye. Menya ko burya imana ihoraho ntabwo ibeshya, ibyo ivuze irabikora, ntabwo ihinduka, ntabwo ihindurwa n'ibihe, kuko ntabwo isaza, ntabwo yaremwe. Impamvu abantu basaza ni uko ari ibiremwa. Imana yo ntabwo yigeze iremwa, niyo mpamvu idasaza, ahubwo iriho kandi izahoraho iteka ryose. Nimushake umwuka wera maze mutandukane no gushidikanya. Tubibutse yuko iyi mpano y'umwuka wera ihabwa abizera gusa. Utari wizera ukeneye kwatura agakiza, ukizera Yesu Kristo ugakizwa, ukemererwa nawe iyo mpano. Luka 11:13 baravuga ngo, none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamusabye? Reka dusubiremo. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru
ntazarushaho rwose guha umwuka wera abawumusabye cyangwa se abamumusabye. Mwabyumvise, abantu nubwo ari babi ariko bazi guha abana babo ibyiza. Turi kuvuga nyine abantu babi kuko hariho n'abeza. Abeza n'ubundi bo baha abantu babo ibyiza ariko ni n'abeza. Yesu yavuze yuko ngo nubwo abantu ngo hari nk'ababi ariko ngo bazi guha abana cyangwa se bazi guha abana babo ibyiza. Rero aravuga ngo Yesu aravuze ngo ariko ngo ntabwo se azarushaho guha umwuka wera abamumusabye. Bivuze ngo umwuka wera mugomba kuwusaba kandi mugomba kuwuhabwa kuko ni impano Imana yaduhaye kandi gusaba biremerewe. Wawuhabwa, gusa umwuka wera ahabwa abamaze gukizwa. Wowe utarakizwa usaba kugira ngo wizere, wature ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, ubundi wakire agakiza. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Amen.